mukomere kandi ndabishimiye cyane. Ntabwo twari duherukanye ariko ndahari kandi ndacyashimira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Ntabwo arankuraho amaboko kandi nanjye sindamukuraho amaboko, kandi turakundana kubera ko niwe wancunguje amaraso y'igiciro. Ubaho ndi siho mba ndi, ariko kubera imbaraga ze n'amaraso ye no kwemera kujya ku musaraba nyine yatumyeho mbaho uko ndiho. Imana ishimwe cyane. Ndimo numva uyu munsi ndi gufashwa n'indirimbo 204 ivuga ngo dore ibendera ya Yesu iramanitswe, nguwo araje aho uruyatyo ngo atabarabe. Kandi Imana ishimwe cyane. Ngiye kuyiririmba, nawe niwumva igufasha nta kibazo rwose, uze kumfasha, ntacyo bitwaye. Aho uraba uri, waba uri mu Rwanda, waba uri hanze mu bindi bihugu, muri Amerika no hirya no hino, mbona nkurikiranwa n'ibihugu byinshi cyane. You are welcome. Help me. Nta kibazo. Dore ibendera ya Yesu iramanitswe, nguwo araje aho uruyatyo ngo atabarabe. Ati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora. Ati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora. Kuko ingabo za Satani zirakomeye, tudafite umwami Yesu zaduhindura. Ati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora. Ati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora. Nshuti mwe dukorekere umucongoze, tumutumbire twizeye ubutware bwe. Ati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora. Ati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora. Nubwo intambara itoroshya twe gucogora, umve impondo ziravuze aranesheje. Ati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora. Ati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora. Haleluya. Umva igitero cyanyuma ukuntu kivuze ngo nubwo intambara itoroshya twe gucogora, umve impondo ziravuze aranesheje. Nkasubiremo, nubwo intambara itoroshya twe gucogora, umve impondo ziravuze aranesheje. Ati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora. Ati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora. Umva igitero cya kabiri ukuntu kivuga, kuko ingabo za Satani zirakomeye, tudafite umwami Yesu zaduhindura. Kuko ingabo za Satani zirakomeye, tudafite umwami Yesu zaduhindura. Ati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora. Ati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora.
uyu muririmbyi naramukunze cyane. Ni umuririmbyi ni Yesu wabwiraga intama ze, ni Yesu wabwiraga abantu be ati yemwe ndaje nimukomere, ndi kumwe namwe, ninde wabashobora. Namwe rero nimuhumure. Haleluya. Iyo uri kumwe na Yesu uba ukomeye cyane ku rwego rwo hejuru, kandi iyo uri kumwe na Yesu uba uri ikitabashwa. Iyo uri kumwe na Yesu uba ukomeye cyane hahandi abantu batabona. Bashobora kubona uri agafu k'imvugwa rimwe, cyangwa uri umuntu woroheje mu buzima busanzwe, uba ufite n'uburyo witonze, ariko Yesu hari ukuntu arwanirira abantu kandi abahishe mu busa. Yesu akaguhisha ntihagire umuntu ukubona. Nanjye rero iyi ndirimbo yanjeho ndavuga ngo reka nyibwire abantu banjye basi ati yemwe ndaje nimukomere bantu b'Imana. Mwigira ubwoba mukomere, mwumve mushyitse, mwumve mutekanye, witerwa n'intambara zikuriho. Uyu muririmbyi yaririmbye avuga ngo koko ingabo za Satani zirakomeye, tudafite umwami Yesu zaduhendura. Koko ingabo za Satani zirakomeye, na Yesu arabizi, nawe arabizi koko ingabo za Satani zirakomeye, ngo tudafite umwami Yesu zaduhindura. Ariko nimukomere yemwe nimuhumure, Yesu araje kandi araje abihindure. Ibyari bibaremereye abibakureho, ibyari intambara yigize hirya. Ararwana ku manywa na nijoro, abafite ukuntu arwana. Wopfa kuba wemerana na Yesu ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Ubundi rero iyo uri muri Yesu buryoshye, iyo uri muri Yesu nta ntambara zigutera ubwoba, kandi iyo uri muri Yesu ukomeye cyane. Iyo uri muri Yesu hari uburyo nta gishyika, ibije byose ntago bigukanga. Buriya ntago bigukanga kubera ko hari icyo yadusezeranije. Mu isi turimo mu isi ni mu icumbi, nubwo ari icumbi yego ntitwabifata nabi, ariko nanone humura, araje akurwanirire ku manywa na nijoro. Akubite ibigaragara n'ibitagaragara, akubite ubwo burwayi bwakuzengereje, akubite abo barozi bakuzengereje, akubite abo bacuraguzi babyina iwawe bagutesheje umutwe, akubite ibyo byirwa byishyira hejuru ku buzima bwawe, akubite ibyo bikwirukankaho, akubite izo ntambara ziri mu kazi, mbese akugiriye neza ku manywa na nijoro. Kandi Yesu afite inzira nyinshi zirenze 1000. Sinzi washyizemo amakabya nkuru aravuga ngo zingana ngo n'imyenge ngo ya supanete. Oya, ziruta imyenge ya supanete. Inzira za Yesu ni nyinshi cyane. Nubwo umuntu wese ibitangaza by'Imana bimurenga akabura uko abikarasa, ariko burya Yesu arakomeye. Muririmbyi niwe waririmbye ngo andyohera cyane, nta buki buryoha nkawe, ntacyo nzatinya mufite Yesu, ambereye byose, ntukagire ikintu utinya ufite Yesu. Hanyuma rero Imana ishimwe cyane kandi ihabwe icyubahiro, kandi iri jambo mukomeze muri sharinge, abantu barushye n'abaremerewe baze kuri Yesu abatabare. Yavuze ijambo ryiza avuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze mbatabare. Nukuri Yesu ashaka gutabara abantu be, nukuri Yesu ashaka gutabara ubwoko bwe, Yesu ashaka gutabara, ashaka kugutabara rwose. Banga kukandagiza ikirenge muri we. Upfane na Kristo uzukane nawe. Gupfana nawe ni kuriya unyuremo ubatizwe, wemere Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo, cyangwa se niyo utabona ko kanya aho ubatizwa nuko ugira ute, nuko umukurikira, ariko utangira umwemere mu mutima, umuhamye. Icyo abashaka no kugira ngo dukorane nawe, tugendane nawe, duturane nawe, tubane nawe, tuvugane nawe. Ibyo byishyize hejuru byose iwawe azaza bikubite kandi azabimena. Ndabizi ko azabimena. Araturwanira uko bwije nuko bukeye, azabimena. Ngaho rero iyi ndirimbo ni indirimbo ya 204 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Dore ibendera ya Yesu iramanitswe, ngo waraje aho uruyatyo ngo atabara be. Nawe rero ibendera rya Yesu riramanitswe, humura, araje aho uruye. Ubundi iyo umuntu ahuruye abazanye imbaraga,
aka kantu reka nkavuge gakeya. Iyo umuntu ahuruye abazanye imbaraga ngo dore ibendera ya Yesu riramanitswe, ngo uwo araje ahuruye atyo ngo atabara. Nimuhumure Yesu arahuruye, nimuhumure Yesu ari kwihuta, nimuhumure Yesu aje amyaduka n'imbaraga nyinshi cyane, kandi azanye n'ubukaka, azanye ifuhe ryo gukubita ibintu byishyize hejuru ku bugingo bwawe, azanye ifuhe ryo gukubita ibintu byishyize hejuru ku mubiri wawe, ku muryango wawe, mu gihugu cyawe, azanye ifuhe ryo gukosora ibyishyize hejuru. Nuko nguko ati yemwe ndaje, nimukomere. Abari bari mu ibyo bibazo nimukomere, nimukomere. Ati kondi kumwe namwe ninde wabashobora. Haleluya, turi kumwe na Yesu. Burya iyo uri kumwe na Yesu nta cyagukanga uko cyaba kimeze kose, uretse ko abantu babona intambara zikaze, bakabona ibibazo birateye bagatangira kwikanga, ariko iyo uri kumwe na Yesu uba ukomeye cyane, uba urijeye. None ku cya kabiri aravuga ngo kuko ingabo za Satani zirakomeye. Urumva kuba Yesu abizi neza ko ingabo za Satani zikomeye, aho nta gishyika nta bwoba, ngo zirakomeye. Ngo tudafite umwami Yesu zaduhindura. Twe dufite umwami Yesu, rero izo ngabo ntizizaduhindura, ahubwo dukomeze tumusenge, tumwiringire, tumunambeho, tumwizere mu buryo ubwo aribwo bwose. Noneho rero aravuga ngo nshuti imwe dukurikire. Uyu muririmbyi rero ndamukunze cyane, ndongeye ndamukunze. Ngo nshuti imwe dukurikire umucunguzi, tumutumbire, twizere ubutwari bwe. Haleluya, twizere ubutwari bwande bwa Yesu. Hanyuma igitero cya nyuma akavuga ngo nubwo intambara iturushya twe gucogora, umva impundu ziravuze aranesheje. Nubwo intambara iturushya, nubwo bikomeye cyane, nubwo biruhije cyane, nubwo ari zagara, nubwo muri kumva bimeze bitya, twe gucogora, umva impundu ziravuze aranesheje. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu, amen.